Welcome. Thank you. Mfira ati wa mwana ni mu rugo. Okay. Icyo tuzi urananiwe ntayo. Hakuruka kari kumasaha. Kumasaha? Dukora ibyanzanye nigiye mu kazi kanjye. Wait, kumasaha gute? Akazi kacu gakorwa ku masaha. Isaha imwe n'ibihumbi 50. Ubwo rero dukora kanzanye nigendere. Okay, I'm sijoro nanga. Ijoro. Ayuha n'amasaha y'abira tatanu. Ijoro mu 300. Kabera, karibu sana. Asante. Karibu kabisa. Umeze neza? Urabibona, meze neza ndumva. Twaraburanye muri iyi minsi kabisa sinzi ibintu hugiyemo. Ni business. Business urabona muri iyi minsi biba bigoye. Yeah. Business utayibaye hafi wakwisanga ahandi hantu hatari heza. None ko ari dutunze twabigira dute tugomba kuyitangira by the way. Tugomba kuyitangira. Umuntu agomba kuba hafi n'abakozi b'ubu rero nabo ureba ku ruhande gatoya agatsimba. Niko bimeze. Ukubabazaho ijisho nyine ariko nta kundi. Umukobwa wacu araho. Nameze neza. Wow. Nako singaherutse sinzi. Ahubwo se ubu ni muhuru uzamumenya. Urabizi ukuntu abakobwa bakura. Bahinduka buri munsi. Uri kumubonye uyu munsi siko ejo umubona. Bagenda bahinduka noneho ibintu by'iterambere byaje ubu ngubu hari usanga ugasanga bimetseho inzara ugasanga yacumetseho ingore imisatsi igera ku maguru ngayo nguko mbese ahora bihinduranya bitewe n'iterambere nyine batandukanye na mama batubyaye ubundi baravuga ngo nta gihe kitagira abana niko bimeze wemeze bite se how about your business is going well. Ari nacyo cyari kinzanye cyane. Nicyo cyari kinzanye kugira ngo tugire ibyo tuganira. Ushaka kwagura cyangwa urabyumva ntago urabizi ntago njya nkunda ibintu bihora hamwe. Oya, nta n'impamvu. Igihe ushaka extendinga una extend nta kibazo. Hari akamari kanjye kari hakurya iriya hakurya y'amazi. Ubwo ni he précisément mu kihe gihugu? Mu Germany. Germany. Nagira ngo nyine muzarebe ukuntu mukangereza ino. Ubwo ushaka dedouanement? Yego. Umva ikiraka gishyushye rero? Ni ikiraka kimeze neza cyane ko nyine nabonye amakuru yuko musigaye mufite company ifasha abantu muri ubwo buryo. Ya, dufite company ntabwo nzi ko ari ku masaha. Ni ku masaha. Ndimbo imaze kunyishyura neza. Urashyira 300. Kandi kugira ngo ndari urabanza byuzuye umubyo. Bakana bifite kugira ngo byize. Kubyo nyine nahomba ijana ryonyine. Ntabwo urabizi ko uri mwiza. Urabizi ko uri mwiza. Yarumva abandi babivuga ariko njye ntabyo nzi. Abana biraba bisanzwe ameze n'ubundi koko bitambuza gukora akazi kanjye. Cyiza nuko bituma nkora akazi kanjye. Ntabwo amafaranga yo kubaho nkigira nk'inywera. Nta mugabo uje gumagarara hejuru. Mbarira.
ibyumweru bibiri nsigaje hano ndashaka umuntu tuba turi kumwe kandi ndashaka ko yaba ari wowe ubwo ni amafaranga angahe ibyumweru bibiri se wize se nawe mbwira ibyumweru bibiri n'amasaha angahe ubundi hajya 24 tureka tukujya mu mibare iyo habayeho kurangurira hamwe atari detaye habaho discount ndaguha miliyoni n'igice ndaguha miliyoni n'igice ibi byumweru bibiri tubimana isaha ku yindi umunota ku wundi zagangoye ko nuva ufite utugambo twinshi ubundi ushoboye no kunyishyura koresha kode cyangwa akazi kanyu karatera imbere wacyakoresha phone aho kurusha kunywa n'udufaranga twanjye turiho nimero kode shyiramo imibare yawe ngo izi note zawe cyanza n'igipapuro tumaze dusinye kontra cyangwa mbone telefone yawe isa umukara cyane mbwira kandi rero wanjye mbwire ntabwo uzibuka kandi cyangwa ufite nyinshi rimwe ariko rimwe 5 1982 ni kode ni nimero nezanza bya account yanjye ndigugu account yanjye ya Equity 1982 reka ngo avance ndizago avance yangaye 1500 nta kibazo ntabyo riri muri iyi nzu amazina ni Rusi ni iki Maya cyangwa yibaruje atariho oya ni Maya cyangwa umubare yanyu baranditse nanditse na kandi rero yangisha none ndeze wamubare bazukanyera byeri cyangwa reke cyaga kirangijwe Maya Andane bjeri ngwera nagakoze kugira ngo nkarimere umuhungu wanjye ubu ni usigaye urimo se cyangwa nturamu urumva naragakuriyetinze maze wakuriyetinga urabona imyaka umuntu aba agezemo ingendo dukora ushobora kugenda rimwe ntugaruke ariko iyo usize hari ikintu byibura waremye wakuriyetinze
umugore n'umwana bashobora kugasigara bagahugiyeho, cyangwa se bitaba n'ibyo ngibyo umwana arimo arakura, sofa araba yubatse umuryango, arabakoze umuryango, byibura abona ikintu azaheraho yagura ibye. So ubu n'ugafite nawe ukamanaginga, emwe namuhaye n'uburenganzira bwo kuba yakwangaje abakozi mu gihe yabona ari ngombwa, ariko byose ntagomba kubikora ku giti cye, kuko agomba kungisha inama, kuko nubwo nayimuhaye ariko aracyari umwana we. Sinzi ukuntu nari ndimo ndaganira n'umukobwa wanjye niwe wampaye ayo makuru. Ariko nibyo ibirenze wabuze umukobwa we barakorana koko. Siko mbyibutse yari ngewe mpanyura gutya nihitira nta ndeba kuri reception, ndeba n'ibyo ngomba kureba kwa ntangiza nigendera. Uriya mwana afite amakuru, na cyane ko Mike muri minsi adahari. Yagiye hese sinzi ahantu ari, maze ashobora kubaza bukashya agenda, kuko ashobora kuza n'aryamye akagenda nk'iryamye, cyangwa se ngataha yaryamye akagenda nk'iryamye. Urumva ni umusore kandi birumvikana. ni umusore. Nanjye namenye ayo makuru ndavuga nti nk'umuntu w'inshuti ntabwo najyana akazi ahandi. Aho usibye nabinkora byari ugutatira igihango. Kabera buriya njye nawe dufite igihango, dufite amateka cyane, dufite amateka kuva mu bwana. Buriya hari ibintu byinshi byo gutekerezaho. Urumva iyo uza kuba uri umukobwa nari kujya ahandi, cyangwa njye yumva umukobwa ari kujya ahandi, bitewe n'uburyo twakuranye. ntabwo byari gushaka. Ntundusha imyaka myinshi, cyangwa se twarateranye n'inda. bavuga ngo ni ugukina iby'abana. Twarakina iby'abana. Ariko buriya nyine byari ukugira ngo tujye twuzuzanya no muri business no mu bundi buzima. Nizeye ko imari yanjye izagera ino mu mutekano. Definitely tuzakira neza, tuzanabikora vuba. Hari uburyo bijya biza bigatinda iyo byabaye byinshi, ariko nzayirekomendinga noneho abana bayikore hakiri kare. Ndabyizeye. So urisanga rero muri Barnaco, ndetse unadushakira n'abandi bakiriya. Birumvikana. Hari ikindi ubwo aho nageze ubwo n'abandi twajyaga duhurira ahandi. Yani ko bimeze ni muri Barnaco, no kuba nta handi. Uretse kutaruna dusuye nyine wari wize mu business. Ntacyo nzagaruka. Nzagaruka kuko burya aho waba ari ntabwo haba kure. Nibyo. Sawa rero uze kubasuhuza. Okay, ndabasuhuza, ndumva ndi mu rugo njyenyine haye. Basuhuza. Sawa.
Maya. 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 Wabyutse bwakeye. Byuka ufate breakfast. Byuka ufate breakfast. Maya. Wajugaye. Ibintu byanjye. Karibu ku meza. Urabona igitangwa n'imisatsi n'injuba. Simishatsi yari biterano. Ntabwo nabyo ntari yabibona. Nzi ko ari yawe. Abantu benshi bazi ko ari iyanjye. Ntabwo wasenga mbere yo kurya. Ntabwo usenga mbere yo kurya. Ibiryo ndabitetse. Biraryoshye. Cyari byakuriye. Biraryoshye. Njye nabitetse. Ariko nagura agahungu ntazi ibyo karimo guteka byigiye. None se igihe wiye ko utabizi guteka wowe? Ikintu nzi guteka ni amazi gusa. Amazi barateka? Mbese nabonye mbere yo guteka umuceri babanza guteka n'amazi. Ubuze guteka amazi gusa mu buzima bwawe? Nubwo ati igitunguru sinabishobora. Ariko niba wabyuka ukabimenya ni ubuteke bukiza. Niba guteka ngo nzabimaze iki? Nese reka nkubaze ubona ari kugera hano nkahita afata umukozi. Ubuzima burabuhinduka n'ejo wakwisanga handi. Kugitumiza? Kugitumiza? Ariko ibyo tubije ntabwo yabyoshe. Ubundi ugomba kwiga bikano kose, ukiga gutwara, ukiga buri kintu cyose ku buryo nyine ubuzima burahindagurika ntawe umenya aho bwirageze. Ndi muri mwe rero nk'uw'impyisi njyawe. Kuranshanga. Kutanywa icyayi? Icyayi cyashyushye.
Ah. Ariko mari abuze ukuntu uri mwiza. Thank you. Ni mwitangirira ukuntu kwa mbere Imana ijya kurema yarakubanje. Ese buriya abagabo nta rindi jambo rirenze rimwe mugira mwabwira umukobwa ritari uri mwiza. Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo mfite experience nyinshi mu bagabo. Nta mugabo mwiza ubaho. Nta n'umugabo mwiza nigeze mbona mu buzima bwanjye. Nubwo nawe rwose wigize akamarayika, hari akarura kakwihishemo imbere. Ikintu uri kuvuga ndashaka gushaka kucyumva nkanagitabura ariko hari ikintu ntajya nemera. Nkushaka ko wibwira ko wazinutswe abagabo. Right? Nta mugabo mwiza ubaho. Uko wabimbwira kose, uko wabikiramo kose. Icyo ni igikomere ufite. Ma ikintu cyo kuzindukana icyo ubundi ibi gikomere kivugwa n'uwakiguteye. Ntabwo nyumvise. Nimba ari umugabo, nimba ari abagabo ibikomere ufite wayitewe n'abagabo. Bisaba ko umugabo ari uzaza akakuvura ibikomere. Basekeje disi. Uyu munsi mwazaza umuntu kandi biziza kuvura wongere bisanye muri cyabi. Bifite ikizere. Ubwo urumva rero ngewe Maya nzifata nkavuga ngo ngiye kubana n'umugabo w'ubuzima bwanjye. Kuki bitabaho? Baskini disi. Maya hetse umwana cyane. Afatanye n'umugabo ku gatoki, agatoki ku kandi bagiye gusenga. Ese ntabwo byabaho? Ezo ndubona ngiye nzahinduka. Wahinduka nta cyakuze. Njye mbona wahinduka. Ega nk'uri kumubwira Imana. Nubwo ushaka kugira umuntu muri cyane, umuntu wa danger tafu, kunyine umuntu yasinakwereka mbivuge mu mvugo yanyu. Slay queen. N'ugiye slay ya danger. Ariko we hari umuntu mwiza kukikurimo nyine. Kwishima. Kandi ndamubona. Umuntu yarapfuye rero. Maya. Ufite ingero. Ubwa mbere. Cyambere yakazi ukora ntugakunze. Icya kabiri. Nturaba addicted nako ku buryo umva utagakoze wabura amahoro. Kuko deja dore tumaze iminsi 3 minonzi nta kintu turakora. Tuba turi kumwe saa ku yindi ntiwibese ngo wenda ngo byahandi. Rero mubabara wabisemo. Wahinduka ariko. No isemo nibyo ngo. Guhinduka kwanje kuri kuri nk'iki. Mayereka mubizo. Sinzi. Ariko nacyo kitagira iherezo. Sinzi uburyo numva nabikubwiramo. Kuko ikintu cya mbere. Iherezo ryanjye n'urufu. Naho kuki utajya wumva ibintu biri positive. Hari ikiri positive sinigeze mbona mu buzima bwanjye. Hari icyo uzi? Uzi ibyo waje wigize akana keza, unyiyerekeshwa, mama. Hari indi positive ngiye mu buzima bwanjye nzi. Cyose icyo ubishatse wabibona. Kuko ibintu byose twarabihawe, umunezero kurimo, ushatse umunezero wawubona, ushatse ibi wabibona, kuko Egano turi bwoko bwinshi butandukanye. Hari umuntu areba ikirahure kirimo amazi, akareba munsi akabona amazi aracagase. Bati kino kirahure kirabura amazi make ngo cyuzure, ubundi ngo kino kirahure cyaburamo wakuramo ari amazi cyitagiye kiba kirimo ubusa. Umunezero wanjye rero ni ukurya amafaranga y'ibigabo by'ibigoryi gifata bigati ingo zabyo bikaza gushaka abakobwa b'indaya. Magenda ndifite ikizere kuzahinduka. Ikirizere cyawe uzashyire kundi mukobwa utari Maya. Maya ntabwo umuzi mumaranye iminsi 3 gusa. Uzahinduka.